Nizere ko mumeze neza cyane kabisa aho muri hagiye atandukanye nshimira abantu bamaze gukora subscribe kuri iyi World Set 50 umuntu akanze kuri buto rwose ya subscribe akantu kakazogera ibintu biba bimeze neza cyane mushimire cyane. Nawe niba utarabikora bikore kugira ngo ibiganiro bigiye bitandukanye bijye bikugeraho gatandukanye kandi turangije ikiganiro ibishashi by'imikino Simple Frame Sport gitambuka ku isa na radio 99.0 kuva ku isaha y'isa 3 kujya ku isaha y'isa 4 n'igice ubwo ni ku munsi wa kwambere kwa kabiri tuva ku isaha y'isa 2 kujya ku isaha y'isa 3 n'igice cyo kimwe no kwa gatanu tuva ku isaha y'isa 2 tukajya ku isaha y'isa 3 n'igice muri studio ni nakiriye mutumirwa avuye ku kinyamakuru cyandika bamwita Yannick Adams all the way from the bwakeye.com imeze bite Yannick? Imeze fresh? Mbona tujemo cyane na so uyu munsi rero ikintu gitumye ngira ngo tujyane ikiganiro gito mu minota mike cyane ndagira ngo tuganire. Nabonye ejo bundi wakoze inkuru zivuga kuri equipe ya netball ubu y'u Rwanda rwitwaye neza navuga ko rwitwaye neza cyangwa navuga ko biri medium. So muri nabonye amakipe nk'u Burundi amakipe nka Uganda na za Kenya zitwaye neza cyane muri netball. Umukino wa netball mu Rwanda uhagaze ute? Bilinking amagambo makibune mbere ko tujya muri transfer za Kiyovu ndetse na Rayon Sport na APR ewa nabyo induru ziri kuvuga cyane Nyarugenge ibintu byakomeye. Nuko bivuze ari ni uretse ni tennis. Tennis yabaye i Bugande y'abana bateye imyaka 12 aho u Rwanda rwari rufite abakinnyi amakipe abiri y'abakobwa n'abahungu. Umukino ko rwashoboye mahungu babonye umwanya wa gatatu wa kane iyo makobwa rwabonye umwanya wa gatanu mu makipe atandatu. Nuko twabonye n'umunyabanga wa federation ya tennis yavuze ko ukurikije ko bere bitwaye avuga ko abashime ko abana bagerageje gutsinda bitwaye neza avuga ko uko bigaragara bari gushyira imbaraga cyane mu bana avuga ko umwaka utaha rwose muri ndishana bishobora kuba bafite intego ko bashobora kuza mu myanya ko bavuga ko nko mu bahungu rwose umwanya wa gatatu hawe gato bari bagiye kwegukana. So tuvuye muri izo netball reka turebe mu makuru atandukanye kugenda aba ya transfer hano mu makipe mu Rwanda. Ubwo ngubwo reka twizeye muri transfer zo mu Rwanda kuko tuvuye mu bishaje by'imikino byo kuburayi reka twigiye muri transfer zo kuburayi zo mu Rwanda kugira twapdating n'abanyarwanda. So equipe ya Sport nyuma yuko Youssef Lab ageze i Kigali iratanga icyizere ko igiye guhangara ikipe y'EPR kuko Shiboub nabonye abantu rwose baramutangare batagiye kuzimya noneho nahoze mbona bakora comparison bavuga ati Shiboub ndetse na Youssef nizo amaso ati Shiboub kabisa naje kureho bira bintu bya Youssef yigize ibi bintu urayibona mu ihemboneho byo icyo namaze kubona ko champion y'umwaka yabikomeye cyane kurikije byonyine hafi na ejo bundi nari nikora imibare ndebye sanga hafi amakipe 8 yose mu cyiciro cya mbere azafite abatoza abazamu b'abanyamahanga. Hari Yunzira wa equipe y'EPR hari uyu Tamale wa equipe ya Rayon Sport hari APR hari Kiyovu hagino yamaze kuzana umutana Uganda abagande bari gifite isoko ariko abagande ubona ko nafite isoko hano mu Rwanda iki kintu gikireba Musaza yazanye kandi birabahira Etoile de West ifite umunyamahanga Polisi nayo yazanye umunyamahanga amagaje yazanye umunyamahanga umurundi abazamu hano ewana abanyarwanda nukushakisha bakabura abanyarwanda papieri yasaba ko bashyira imbaga zirenze cyane kabisa. Noneho nkuko bivuga ngo ukurije champion yacu irabiteye ubwoba abantu bazareba umupira rwose tugiye koza amaso bitandukanye aho meze azajya atsinda uwabikoreye n'umunyarwanda uzajya ujye mu kibuga azajya ajyemo wa wundi wimerita bari barigeze so byenda mu muri APR nka nige na Clement ategeza amuzaniraho umuntu kandi nawe n'umukinnyi mwiza hari n'amakuru yo kuvuga ati ko man ishimwe rwose ari kumwerekeza muri APR ngo muri ASFL bango bisa nkaho bari kurangizanya. Amakuru ari bavuga ko umutoza bazanye umutoza mushyashya kandi burya abatoza igihe yizanye umukinnyi we muri Falaba bazanye undi mutoza kwa Mangwende rero bavuga ko
uramutoza umushasha wakuba ari ushobora kumuhindura akaba ashobora kwizana umutoza umukinnyi aya mangwende no mukapa cyane umukinnyi yakinaga iminota 90 yiwe abanzamo igihe cyose so yaba ari ni mwiza mu maklub hano mu Rwanda na equipe ni ikipe yambona yose yaba uretse no mu cyako ngendiwe ntabwo nategekeza kugaruka mu Rwanda kwishiko rwo yagizeho ntabwo yabura n'ikipe mu Maroc ishaka kwamugura ya yindi naho rero nkuko bivuga nimba nk'urugero arabona nka Champions League yasabye ko riba abanyamahanga baba barindwi ngo tugejeje ko yakoje hari inama yo kwa gatatu no kwa kane hari inama ya Ferwafa y'umwirero twiza ko ariko bashobora kuzabyemera excom nyine ishobora kubyemera no rero niba abanyamahanga barindwi mu kibuga nuba azayakira abanyamahanga ushoboye umunyarwanda ushoboye n'uzajya mu udashoboye bizagorana so kuri kurani rwa equipe ya Kiyovu ni equipe yakoze dipacha n'abakinnyi benshi cyane kandi bari beza cyane bayifashe muri mwaka w'imikino abantu benshi bahita batangara avuga ati Kiyovu bitewe na bino bibazo by'amafaranga by'abakinnyi batari guhembwa uribuka ko babacaga miliyoni 37 gutyo batari bwishyure bavuga ati bino bintu no Juvenal araza kubisava gute kabisa ni ikibazo cyane kuri equipe ya Kiyovu iguye muri manka iramanutse Kiyovu ariko iri gukora ibintu bitangaje cyane kabisa biteye ubwoba transfer za Kiyovu uri kuzibona uti no maginga yangaye urabona nayo igiye kwipima muri aya equipe wamwireho igihungira ugaruke cyangwa byo ntabwo yani Kiyovu abantu benshi ntabwo yamahirwe bavuga ngo ntabakiye ko ngiye ku myitozo mu gice maze kubona ko bigaragara ari umunyaliberia bazanye Obedian ari umunyangora nawe bita Fofo ari mukongomani ari bita Jeremino bita Fofo none ko nyarura muzamu nuko kuri muzamu bazanye umuganda yakinye no yaba yigize kwamagara muri national y'abaganda abazambo bose bari muri champions Rwanda ni beza cyane mu club bafimo no mu gihugu ubu n'amakuru hari ari kuvugwa hari wabita ngo Richard w'umurundi ukina ku ruhande amakuru aravuga ko yamaze kujya mu Rwanda kuva kwa gatanu mu Rwanda yicaye muri hoteli rwose kandi yaje azamwe neza ari kugisambaza hirisha ewan sauce nifi rero yamuzanye agavuga ati ngiye kujya nsinye rwose ewan batarya gapapu nta gapapu wera avuga ati rero baragana cyo baragana no hari ikintu aravuga ati iri buzana amafaranga mbere ahita yisinyira ibintu byase kandi amakuru hari avuga ko Kiyovu yageze kuri 95 yuko yasinyira rwose niba utanga ahubwo se uvuze kuri icyo kintu uvuze kuri icyo kintu bitabinyibutsa ibyanuze by'uyu muvandimwe Abedis oya uyu mutaramu Rayon ngo yasuzuguye Sefu miliyoni 10 yaziriye cyangwa ni ibintu Kiyovu iri gutwika hano amakuru ari ibivugo ya transfer ko ari sawa iri cost huge ariko biragoye urega muri Kiyovu kuri amwe ya Sefu harimo na Frodwari kandi bazanye na Blaze nawe amakuru ari bavuga ko Blaze amaze gusinya ishimwe Blaze ari muri Sport nawe ura mungu wa Batista yaje amaze gusinya ishimwe Blaze kabisa mediatrice Brazil ndamubona burya ibintu byo bitara confirmed n'ikipe ngo ikipe igaga ko yamusinyishije uyu muntu atarafata jezi ngo atwereke nimero ya equipe azakoresha ibyo bintu biharetse kabisa kuri ko nk'ubu amakuru ari bavuga ko kuri Kiyovu amakuru bavuga ko ibya Sefu bishobora bitakunze bishobora kuba byapfuye bishobora kuba sosi yamenyetse niyo makuru sosi yaguyemo incicici kwa Kiyovu abana bataramo marangi ibintu ko bikomeje kwanga niyo ataza kubera ko kuye ko cyeza cyafite Frodwari kandi Frodwari buri kuri gatatu y'abana ateye ubwo so ukurikije uburyo cyema equipe yubatse equipe PR ndetse na equipe ya Rayon Sport uyu mukino wa Super Coupe urahwa equipe yihereze win percentage Rayon Sport ifite win ya kangahe APR imeze gute kuko imyitozo zose ndabizi warayirebye ama equipe bano batipe warabonye ukibagaga even do nubwo Rayon Sport itegeze igaragaza amwe mu mazina ntabwo tujye tubabona mu myitozo baraho ngaho ngiye yagiye guhura buri kipe yasinya 50-50 uya 50-50 ariko nanone hari ukuntu ikipe zaza buriya ntibazakweshya ngiye buri kipe nya 50-50 ngo Rayon niba igiye gukina na APR imwe nya 50 n'inka nya 50 niba cyo bigiye gukina na APR cyangwa cyo bigiye gukina na Rayon ikipe nya 50 ariko sibyo ko nanone kuri kotimwe agiye isanga ya kipe w'amahirwe nk'urugero ushobora guha amahirwe uvuga iti iratsinda birangira idatsinda nk'urugero
ntabwo rworoshye reka ejo bundi mu gikombe cy'amahoro finali ya APR na Rayon abantu benshi baga amahirwe ya APR ariko Rayon Sport yatsinze igitego kimwe APR irashakisha ikora ibishoboka byose kukisha ibi kibazo makirangira 1-0 APR Rayon Sport itwaye igikombe so ubwo ni 50-50 njye myazi 50-50 ngavuga ni none ubwo turashizwe n'ifirimbi ya nyuma okay ibyo ngibyo ushobora kuvuga ngo c'est vrai icyo kirarangiye reka tukirangirizaho duca please so no wabonye ikipe ya Sunrise gitandikanye noneho ngo bafite akarigi bagiye gukora uko mu ntara y'Iburasirazuba bakabisa iza itwa Doreste za Muhazi za Bugesera bagaturitsa rano no bagahembwa njyewe nakunze hano iriya politique yo mu ntara y'Iburasirazuba ni sawa cyane uriya mutipe ni sawa cyane kabisa ndamukunda ndamuprefera bikomeje ikibazo anavuye azaze undi meze ufite initiative nk'iriya kuko ikibazo wagiye abariho umuntu nk'uri ufite initiative yava ugasanga bayarwamagana ikintu cya siporo barisa cyane ubundi bura ku cyumweru harana habaye cyane haraza amaswahili na za Kigabi ukuntu ku cyumweru bafite siporo n'akarere abayobozi b'akarere nabi na bose bamanutse hariya bari mu baturage mugenda mwirukankana bakahita bakora nuze utuntu twa nyine barabanza akanyenda bagakora utuntu twa shifoma bakazenguruka akamanuka ara ku kibuga cya Iga bakazenguruka kabisa no mu muhanda wa Kuri bakongera bakagaruka bakita bazaga kuringa bagakora twamapo twa cooling ara kuri station y'abana bari sawa cyane nataho nakunze cyane so reka tuve muri ibi ngibi noneho tunyaruke uri umunyamakuru wandika sibyo wandika inkuru za sport ni sport gusa ariko n'izindi twako cyari twibanda kuri sport cyane ariko n'izindi twazanika ariko we ya Nick Adams ni sport kuko oya nindi nkuru isanzwe na yandika ipakwa ta politique okay ariko nyinshi wanditse ni sport nyinshi naganye ni sport kuko ni cyo nshaka ni cyo nshaka ntangiye kuba natwara igare nkari nyonga ibyo ngibyo simbigarukeho ariko cyane n'ukogeza match sibyo niho ndi tayari cyane kuko buriya anta mugenzi wacu yabivuze neza yavuze ati umunyamakuru habari gate mweshatu zigera kuri 3 gutyo wo opening ahantu ushobora kuzagira iki ushobora kuzagenda ugaparika bisi yakona ko yaje imbere y'izindi ushobora kuri umunyamakuru utera commentator nziza ukugeza match abantu bakaryoherwa mu ijwi ryiza ryanjye nk'iryanjye gisiga ti bro pop induru zikavuga ukatsa umuriro bikaraba ushobora kuri umuntu w'umwana liste ukazukanayizinga game ukatanga concrete example ukoresheje iyo mentality yawe nyine na critical thinking ibyo bintu ukabikora ushobora no kubana uri umuntu umupundiste uri umuntu moderator uyobora ikiganiro neza cyane nka ba Jean Claude Kwizigira urubona bameze neza abataramu bo kuri za BNB ba Jalik imfura yacu n'abantu ba moderator biza dufite mu Rwanda so wowe abanyamakuru nyine ba sport twebwe abanyamakuru ba sport nyine tuvuga sport kuri micro n'abantu bandika ubona abantu bavunika cyane ari abaye nabandika mu we buryo ko kwandika bisaba ko ukora ibintu ufitiye gihamya aho kuvuga ushobora no kubeshya ushobora ngo ibi kuvuga ukavuga ko nawe uzakubwira namwe mujya mwandika inkuru za transfer rumors izi transfer tujya tubona transfer yagiye kuvuga ngo ubundi cyangwa gutwika ngo yumvune views rumors uravuga ati ni ibivugo ariko buriya akenshi natwe ko tuvuga ati ni rumors transfer rumors ari nige muhamya ngo byarangiye kabaye tukanakabiza ati Nyarugenge induru ziravuze imiriratse twitse ibintu kuryo umuntu yumva kagira ngo ni intambara ya kabiri nya gatatu yisigi ari nige muvuga ibintu none wandika ya ahubutse ahita fata bya inawe ati nge amakuru mva no kuri radio ni cyakoze ati ndabakotinze nkotinze igihe nkotinze abati oya akeje avuga kuri radio ati amakuru mva no kuri radio wenda sana radio cyangwa na kuri Fine FM cyangwa kuri radio Rwanda avuga ko kanakara guki ngurugero ngoroshye amaradio ibinyamakuru byinshi byanditse ngo safe yasinye kubera iki babonye anta yakoze ya transfer iriya graphic zira fisha kora akeshi na keshi nyina nabibonye za fisha kora anakora kandi kubitinda yarakoze ya beti fishi ya bedura ikora ngo byaranye ibintu ariko birangira ya indi se ya yuriya muzamu yanuze wa fiacre nayo ariko ngo yamaze kujya muri nuze dirdan sire dan none hari ukuntu ukabiriza sire di yari yakoze ya jamanye
je muve wavuye muri Rayon yabitse bari muri police arangiye ahita ngo uyu nguyu Jean Marie Vianney nuzi muri defense mushuti wanjye kabisa arangiye atazinda ngo twari twibeshye ahita munaga muri Mukura muri awe yamushyize muri Bugesera yamushyize muri Bugesera arangiye ahita mukubita muri Mukura rero utavuga ati muvandimwe Jean Marie ati amakuru kuri radio 10 ati uyu mukinnyi yamaze gusinya ariko ubundi bikaba byiza kwandika ubundi ushaka kwandika neza kugira ngo ntibazaguye ngo subira mu byo wanditse uyihine ibyo cyana wivemo ugomba gushaka source y'inkuru ese umuperezida w'ikipe yambwiye gute cyangwa se urabona byaranoroshye amakipe azaba afite social media zayo ka social media mu Rwanda makipe asa nkaho ikintu cya social media kiri hasi cyane yende ekipe igerageje gukoresha ama social media yayo uko bikwiye n'ekipe ya polisi buri itanga update ariko ngo no muri Rayon Sport ngo bigiye gukemuka ubu Rayon Sport nge na bimaze biragaragaza bigiye gukemuka ko mumaze gufata Robben uyu muvandimwe Robben Ngabo agiye kubikurikirana kandi no maze kurikirana njyaho cyane nabo barayikujya kubura n'abandi na gorira ariko bura nawe kinamaze kubona bakoresha Instagram cyane kurusha Twitter Instagram amakipe menshi yamaze kubona Rayon Sport yamaze no kuverify kuri Twitter bura Kiyovu nawe kinamaze kubona nayo ikoresha Instagram cyane kurusha Twitter Kiyovu na APR nayo ikoresha Twitter na Instagram ariko Instagram ni sawa aya makipe nakoresha Instagram Twitter na Instagram ibyo bintu biba biri clear cyane kumbwira ngo Facebook kuri equipe wayo by'abantu Facebook baho rumors nyinshi kuri Facebook buri ni naho abantu benshi kurusha zindi n'abantu baciritse bafite udufone tumeze ukuntu batara advance kuri Facebook iri accessible by everybody kuri Twitter udafite smartphone Twitter ni wajyaho is to access information udafite smartphone kuri Instagram ni wajya ariko Facebook access information niyo ufite kamatushe ujyaho kareba cyane inkuru kayisoma n'udufoto tujya tugaragara ukuntu oya ifoto y'ishatsi urayibona nita twese nitwaye utangira gufungura Facebook wayifunguriye utabeshye ngize ukuri nagiye muri Siberi wagiye muri Siberi nago ugize kwese gatuje kuri oya wenda kuri telefone agiye nyikoresha ko nyifungura ngenda fungu nijye nayifunguriye rwose shakaravukiye mu mujyi avukiye agana Shakura umwana w'inyami byose kabisa. No se Instagram zatangiye cyane. Nerekana gake. Shakura umwana w'inyami byose. C'est 2010 uragira ngo abantu bo mu bishange pfiri. Urazi ko ari abantu bataramenya Instagram kugeza n'uyu munsi kandi ari umuntu ugasanga umuntu arasobanutse. Ni umuntu w'isikire dufite n'akazi ka leta keza. Ariko ni kigera n'isi n'amashuri. Ariko Instagram ugasanga ntasobanukiwe n'ibintu byayo n'uburyo ikora n'ibiki. Na za Twitter na za WhatsApp. Si bino bintu bimeze bite. Nese umuntu yari asobanutse. Kuri Instagram na information ati se barayikinga ye. Isi bagize kuri Twitter ariko reka twe kwinjira muri life z'abantu tubaye bitandukanye cyangwa no kubona amafaranga ukarya ukije bikamira neza byose ariko birakemuka ariko ubona ko biri kujya bizo ko nabo n'amakipe kwa bya lisansi club licensing club licensing base bashaka amakipe kwa afite social media gayutuma amakipe amwe namwe ashobora kujya yikoresha ngo byanze ko ari mwe muvunika nyine ibyo birumvikana se ko kuri radio biba byoroshye mbata mu banyamakuru hano mu Rwanda tugiye twebwe nk'abantu dukora siporo cyane nkanjye nk'umukomenteta hari ukuntu impanara kuze nyine afana abantu nyine cyane ko ibintu byo kuvuga ngo nafanaga ngo nuze ngo Steven kuri Sky ngo nafanaga ngo nuze ngo nafanaga ngo Fabrizio Romano aba bantu twamenyeje ubundi muri kabiriza tumaze kumenya gukoresha Instagram hari abantu twakuze dufana nge nago ndi umuntu wa zamani fireka mubwiza ukuri natangiye football yatangiye kuba interested na football 2014 mu gikombe cy'isi cya Brazil ubundi njye nago nakundaga ibintu ndi umuntu w'umufilosofi nigira ibintu bya chimie wankora ibintu bya mixing ibintu bya chemicals biturika ibintu nk'ibyo byajyana nuritsa dynamic wana byatari nyuma nza kubona ni ibintu biri funny biri pressure ukuntu mbonye Croatia itsi uriya match ya Croatia na Brazil wana ira match tunyungunda match azajya nkora imirimo bati mami munde kujye kuri match oyikorera imyunyu gusa tuza na oxygen ushakisha ubu football yose nzi niyumva ndi gusoma nyine ndasoma se ko nsoma cyane nkagira information ibintu bya igikombe cya mbere cyabaye muri zanuze muri za Irigwe imba nyize ngifite information kuri bijyanye ni ibintu soma
noneho biba ari sawa. Hari ukuntu ushobora kuba warabikuriyemo ugasanga ina information ntabwo ufite umwana uvutse cyunda kurusha information kuri football. It's all about the learning system. So icyo nashaka kuvuga urumva ngiye hari abantu kunze nkunda. Ngiye nakoze nkunda tu muri siporo ni refiraho nkavuga ati gukora ibintu ndabikunda. Yego zinje kwa nkahubwo mu mashaka kumurenga ariko byibuze nkumva ibyo akora ndabikunda tu. Nk'abantu ba Jalik mu bintu bijyanye no gutanga information ndabikunda cyane Jalik. I like him. Umuntu bita Rugimba na Theogene on man on the mic man aruganga Jackson ndetse n'aba bariganye bari abana bataramu n'abafuadi urumva n'abantu nyine umuntu abayirifiraho cyane. So wowe mu bintu byo kwandika nuhe muntu nyine turitse ibintu cyo kuvuga ati mu banyamakuru bandika uyu muntu ewana sha uyu muntu ajya inspiration somehow wenda sinabwa kuko ngewe it depend on your own nkaho mivuga ngewe yekuya kwikundira siporo ari nabwo tutayiza amahirwe yo kwikina ujya mu bintu kubera ko ubikunze gusa ariko utavuze ngo uri kurefera kuri kanaka ahubwo na nyuma wabigeramo ukwiye n'abantu ubona uburyo bagenda bandika n'iki rero ukavuga uti nkuye ahantu umuntu abageze kuko buriya ngewe mu bantu nabonye bakunda kwandika nuko wenda atacyarika cyane umugabo bita Bugingo ariko amumvaho sinzi nimba umuzi Bugingo mumvaho nshya twakuze tuzumva zamani urazunde tamangaza ngo ibinyamakuru nasumbye imvaho nshya n'ibiki cyane hasi mva iracyakora ariko ntago barandika bafite na website so igitangazamakuru kiri tayari cyane mu kubreaking inkuru namwe muvuga ati iki ngiki turacyemeye nubwo dukora gutyo nubwo turi bwakeye ari ikindi giturenze ubundi ikinyamakuru hano mu Rwanda cyangwa nimwe murenze ndabantu bakaba batabizi ubundi ikinyamakuru hano mu Rwanda ntago kabye ubundi ikinyamakuru gikora kwandika inkuru nyinshi ni igihe.com ariko nacyo hari igihe gikora amahereri ruca abana nyine urubaga nk'igihe bahita bafata nk'akantu rero ikibazo dufite gikomeye mu binyamakuru byinshi ibyo ngo utangurana inkuru breaking news usanga ubonye akantu gatoya utarabona information kuma wigira ikintu ugashaka gutanguranwa ngo breaking nkuru azi ko ibyo bintu bijya bibaho ugatanguranwa uraze njya mbona n'ama error mu kwandika subtitles bitewe n'igihunga no kwihutisha uti ntangurana n'abandi abantu bavuga ati ni igihe watanze inkuru ya mbere abati bose bajya kuvuga ati inkuru twabonye ya mbere Kimomo ni hano abana nusanga ngo kugenge nabonye anta amaze gushyira bikara kantu ngo Sefu yasinye yego mbona igihe cyayanditse ngo Sefu yamaze gushyira muri cyo amakuru nose amakuru ari bavuga ko ashobora kuba byananze ubwo azahita yivuguruza yavuga se ngo Sefu ngo byanze uba twakwiye gutangura ngo kugira ngo ugaragare ko wavuze wabaye wa mbere mu kwandika inkuru ariko nge nemera ko igihe kimunyamakuru rwose mu byandika kigira inkuru za mbere kuruta ahandi. Igihe ni tari cyane kabisa ntago bo bayikiriya cyane hano umuntu ahita avuga ati twebwe turarenze so hari urwego tuba turiho twishimira ko twazagira kure ariko twirefera ku bantu bagize inunda ariko ntituvuga ati turabambere ibyo bintu no gukabya rwose nibyo gukabya igenda gukora inkuru dafite source cyane kuko hari inkuru yanyu iyi nkuru ya tennis ushobora gusanga n'ahandi hantu iri gusanga ni mwayikurikiranye ziri hano muri Uganda ni champion yari kubera muri Uganda abantu benshi nagize information bazifite ibyo ni ukuri niyo waje gukirikira makuru nta kintu cyema bapfa kwisanga udukuru tw'ibintu by'imikino y'abana ikiba kizamuka nda 15 12 akeshi na keshi mbona kuri bwake yari ahantu haba information kabisa gushakisha uburyo bushoboka ko n'abantu rero babyumva ubwo nyine abanyamakuru bagiye atandukanye mujye ku access information ku mutaramu ya Nick ana gocha ndio nakunze format kabisa iliya web ya design somehow good kabisa na application kaba kari ubuye ukabonye kabwakeye ushobora guhita muri phone yawe download kazajya yitukirika ukahita wibona information utiriwe wirukanga kuri za Google nkora kanya ugafite muri phone yawe sasa mahire so aho namahire cyane Yannick mushimire cyane mushimire cyane kabisa kigano tugiranye tunashimire n'abakunzi ba World Star 250 dushimiye kandi nanone n'abakunzi ba haye channel yawe bayita Bwiza Sport TV Bwiza Sport TV
ubwo ngubwo rero naho bagendera koreho subscribe kabisa. Gukora subscribe nta kintu biba bitwaye, ni ibintu byo kanda buto gusa undi access information ukareba yagezeho ikiganiro cyaza ukahita ukibona cyane. Iki kiganiro mukanya turangije kibanda kuri Burayi Yannick rwose no numvisha acimaka induru zikavuga tugende turebe bya peje ndetse na za Paris na byamba uko deal imeze Man Yungo Sofiane Amrabat ibintu bishobora kuba byarangiye. Umunyamakuru SN hari muri Maroc rwose ibi bintu arabimbwira neza cyane kuri communication kwaje mu mbabarire cyane ibyo bintu urumva Nyarugenge hano induru zigomba kwaka ubwo tuzagara ku Super Coupe Yannick ugomba kuba uri hano rwose match Super Coupe ya APR ndetse na Rayon Sport umuntu ushaka ubana n'aya makipe cyane amafilozofi yabo babyazi nekeza ko mu gusesengura bizatworohera atubyo tuzanageza kuvuga kubabaza mbere ya match byatana tubaze ko biteguye niba kuduhamagara niba kuduhe interview tukigice tuzagice tubabaza yana Gasogeyo fana baba ni iki Gasogeyo imyitozo ngo ni buri munsi ku munsi Gasoge nayo iri gukangarana Gasoge ya Carolina aho Carolina garaza ibintu nabyo rero naga umutoza mukuru Gasoge ariko iratwika ikipe ya Kenisi ibiri ibyo sinjya nyimenyera ihora ari ikibazo nuko irangira isufi imikino yanyu mirashya koko akahita cikuru akahita yicara sakaramba ariko ikintu namaze kubona harimo difference ko harimo difference amakipe mu Rwanda yamenye ko ikipe ya 30 yabirangiye cyo kuza bino kanu bashyizemo ko guhemba amakipe hajya n'amakipe 10 ya mbere ane ya mbere Big 4 bazajya bayihemba muri Big 4 abavuga ko bikunda cya kintu kiri clear cyane kabisa I really like it ubundi bahega 25 bikahita birangiye ugasanga ya kabiri ya gatatu ntacyo bayihaye none n'imikino yo kuyigurisha n'ibintu bya fixing bya wajya no mu gikombe cyangwa ugasanga ikipe ya mbere mu gikombe cya 10 ya kabiri 5 ya gatatu ukibaza se mu cyamahoro bahemba ikipe aya makipe none watajya twara ibikombe azaba hati n'ikindi wasanga muri champion bahembye imwe mu gikombe cya bahembye 3 kandi igikombe cy'amahoro ayo n'igikombe gifite agaciro gake kibazo uti no kweki urumva ko ubu ngubu amakipe azajya ahatanya kandi none ikindi urana nk'aya mapreside naje aho genda aba amatunwa agenda aba gaje bafite amakipe ane ya mbere akaba yakina cyangwa 6 urumva ko aisha bizongera no muri competition cyane kabisa icyo kintu cy'indagishimye reka dushimire abakurikiye World Star 250 bakoze subscribe atarayikora mu klika hepfo cyane ku kabuto kandi no kazogera ibintu bigende neza cyane kabisa ngi banyita dushimire Anastache Tatistache igisiga ibintu by'igisiga shaho tuzabagurutse ibintu mpamwe mwivugishwa murabizi Nyarugenge byarakomeye igisiga cy'amahoro ariko tari kimwe kimenye urwara kimenye inda n'urwara ni igisiga cy'Imana ubwo tubashimire ubwo kabisa abakoze sub mu ewana big up channel ni yanyu channel y'abanyarwanda ni yacu tujya twa access information ubwo rero kubitaga comment niba ari ubona ibintu ari fresh ewana shyira aka like ndetse n'agashare kuri bagenzi bawe dukomeze kwinjoyinga kabisa ibyiza byo biri imbere ama live yose araba ari hano ibintu by'imyitozo yose irabiri hano imeze neza cyane imyitozo yose y'amakrebe turashyira hano kabisa ubwo rero muri tayari Yannick ko nakubwira ati urugendo rwiza kabisa gere mu rugo fresh ubu ngubu ugiye gufata neza ubu tugeze ku isaha yisangaye nisanga ubu ngubu ubu ni saa kandebe ku isaha neza saa 5